Bahaye ikaze muri sobanukirwa. Turasobanura amavu n'amavuko y'umunsi w'umurimo wizihizwa tariki ya mbere Gicurasi buri mwaka. Muri isobanukirwa uramenya impamvu tariki ya mbere Gicurasi yagizwe umunsi mpuzamahanga w'abakozi ufite inkomoko ku kiswi Hair Market Affair. Iyi ikaba ari imyigaragambyo yabereye i Chicago mu 1886 aho abakozi baharaniraga amasaha y'akazi ko yagabanywa akava kuri 12 akagirwa 8 ku munsi. Urubuga rwa Wikipedia ruvuga ko icyo gihe ubwo polisi yageragezaga kutatanya aba bakozi ngo bareke kwigaragambya, umuntu utaramenyekana yateye igisasu hagati mu bigaragambyaga maze abapolisi nabo bahita barasa bica 4 mu bigaragambyaga. Uyu munsi benshi bakunze kwita May Day cyangwa se umunsi wa Gicurasi waje kugirwa umunsi mpuzamahanga mu 1889 mu nama mpuzamahanga ya mbere yabereye i Paris mu Bufaransa. Iyi nama yari yatumijwe ivuka ku kinyejana cyari gishize habaye impinduramatwara byahuriranye n'imurikabikorwa mpuzamahanga byagaragazaga ibikorwa by'indashyikirwa byagezweho mu nzego zitandukanye, yaba ikoranabuhanga, ubumenyi n'ubugeni. Muri iyo nama impirimbanyi y'uburenganzira bw'abakozi Raymond Lavigne atanga igitekerezo ko buri mwaka itariki ya mbere Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu hajya hibukwa bariya bakozi bishwe baharanira uburenganzira bwabo mu myigaragambyo y'i Chicago. Ahanini icyo abantu baharaniraga ni uburenganzira bw'umukoreshwa, kuko kubera kwiyongera gukabije kw'inganda kwariho icyo gihe mu kinyejana cya 19 ba nyir'inganda n'abakoresha bakoreshaga nabi abakozi babo bagendereye kubona inyungu y'ikirenga. Itariki ya mbere Gicurasi iza kwemezwa mu 1891. Uyu munsi waje kwitabirwa cyane n'ibihugu byagenderaga ku matwara ya gisosiyalisiti na gikomunisiti, aho mu nama mpuzamahanga y'amashyaka gisosiyalisiti yabereye Amsterdam mu 1904 basabwe kujya bigaragambya kuri iyi tariki kugira ngo bashyirirweho amasaha 8 y'akazi atarenga. Iyi nama yabigize ihame ku mahuriro y'abakozi y'ibihugu byose ko tariki ya mbere Gicurasi bagomba guhagarika akazi aho bishoboka, bikaba bitanateza ingaruka ku bakozi. Mu bihugu byinshi urwego rw'abakozi rwaharaniye ko tariki ya mbere Gicurasi yagirwa umunsi w'ikiruhuko bigerwaho, hakanibukwa abazize guharanira uburenganzira bw'abakozi mu myigaragambyo y'i Chicago. Uwo munsi wakomeje kuba umunsi ukomeye mu bihugu nk'Ubushinwa, Koreya y'Amajyaruguru, Cuba n'Uburusiya, aho hakorwa imihango ikomeye yo kwizihiza muri ibyo bihugu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada ho uyu munsi wizihizwa byemewe mu kwezi kwa 9. Impamvu wizihizwa iyi tariki itandukanye n'inkomoko yawo igaturuka ku nyuma y'iyicwa ry'abigaragambyaga i Chicago. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Grover Cleveland yatinye ko wizihizwa uyu munsi ku itariki nyirizina byaba ari uburyo bwo gutuma hibukwa ubwicanyi bwabaye nk'aho bishwe na leta kuko bishwe na polisi. Umunsi mpuzamahanga w'abakozi wizihizwa byemewe n'amategeko tariki ya mbere Gicurasi buri mwaka mu bihugu birenga 80 harimo n'u Rwanda. Mu Rwanda hatangwa ikiruhuko ku bakozi, hakanatoranywa umukozi wakoze neza kurusha abandi muri uwo mwaka mu bigo bimwe na bimwe akabishimirwa. Ni nuko tunasoje sobanukirwa.